muraho twagarutse kuri wa muyoboro wacu wa YouTube mwiza muzi dukunda, hamwe twakirira ibiganiro bitandukanye, by'umwihariko ibiganiro bisa n'iby'isanamutima cyangwa se byurura umutima, ibiganiro byubaka ubwonko, ibiganiro bihumuriza abantu, ibiganiro byubaka ubuzima ariko bikanatanga inama by'umwihariko zishobora gufasha umuntu mu buzima bwa buri munsi akagira uko yitwara. Tudatinze rero kuri uyu munsi twabateguriye ibintu bitanu iyo uri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30 uba ugomba kwirinda wabigenderamo bikagukenya cyangwa se bikakubanira nabi, bigatuma ubuzima bwawe bushobora guhinduka bubi ahazaza, ugasanga ushaje ibintu bimeze nabi. Kandi burya hari akantu kavuga ngo umuntu agirinda gusaza atanduranyije cyane, kuko iyo wanduranyije biba ari ibintu bibi cyane. Tudatinze rero ubwo reka turebe ku kintu cya mbere uba ugomba kwirinda mu gihe uri mu myaka y'ubusore cyangwa se y'ubukumi. Wibuke icyo gihe niho umuntu aba arangije kwiga secondary cyangwa se university, atangiye sometime gukorera amafaranga, afite ibizigira, afite imbaraga, ugitekereza fresh, ibintu byose bimeze neza. Aha rero utitwaye neza usanga icyo wagiyemo ugikorana umutima wawe wose n'amaboko n'ubwenge, ubwo cyaba ari ikintu kibi kikagukenya rero ugasanga kirakubihirije. Icya mbere ni ukubatwa n'ibiyobyabwenge cyangwa se ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Bro, wibuke muri no myaka 20 n'imyaka 30, hagati y'iriya myaka umuntu aba afite intege z'umubiri, ufite intege zo gutekereza, ufite intege zo gukora vuba, ari uri mu cyitwa urubyiruko nyirizina. Aha rero niyo ukonsoma ibiyobyabwenge cyangwa se iyo ufata ibiyobyabwenge, uragenda ukabikonsoma ukabigeza ku rwego bitagombye kuba biriho rwose, ku buryo urenza abantu bose, ukamera nk'umuntu watsinze irushanwa, uragenda ukarusha abantu bose, ari nako binakononera ubuzima, bikakwicira umubiri. Ugasanga ntibigenze neza, ugasanga intego wiyemeje, ugasanga wakuze utekereza ngo uzakora ibi niba, ariko ibintu ntibikunze kubera ko wiyahuye mu biyobyabwenge. Ngira ngo nk'uko mubizi, iyo ukonsoma ibiyobyabwenge nyine, ibiyobyabwenge ni ikintu kiza kikayobya ubwenge, ibyo watekerezaga ntibiba ari byo, ukajya wumva kugira ngo ufate ibyemezo bizima ugomba kuba nyine hari uburyo ubwo bwenge bwawe bwayobyemwo. Niyo mpamvu cyitwa ikiyobyabwenge. Dukomeje rero, ikintu cya kabiri ni icyitwa gukunda igitsina. Hari ikintu cyitwa gukunda igitsina, aho usanga umusore cyangwa se inkumi bari muri ino myaka agenda akajya yitwara nk'umugabo cyangwa se nk'umugore washatse. Ugasanga iteka ryose nimba uri umusore urareba inkumi itambutse cyangwa se umuntu utambutse w'umukobwa, ngo unyashi, ngo ibibuno, bikagenda bigakubata cyane. Muraza kumbabarira, kino kiganiro kirimo kuri kwishi, kirimo gusobanura ibintu tubihereye mu mizi, ku buryo umuntu ashobora no kubyumva akitekerezaho. Ariko nk'uko nabibabwiye dutangira, biba bishoboka yuko ibintu wabigabanya cyangwa se ukabireka kugira ngo wirinde za ngaruka z'umwanda twabonye, aho ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga. Aha rero iyo uri muri ino myaka ukabatwa no gukunda igitsina, ni ibintu bibi cyane, kuko buri igitsina nacyo biragenda bikageraho gukontrolinga amarangamutima yawe ntibikunde, ukitwa umuntu wabaswe, ukajya uvuga ibintu bitari ku murongo rimwe na rimwe, cyangwa se bitano kutavuga ibitari ku murongo, ukica gahunda zawe, udufaranga ubonye ukatumarira muri ibyo ngibyo, ukajya uhora ukora ibintu byose kugira ngo wemeze society, uzabone uburyo uwininga cyangwa se uzabasha gutsindira cya kintu cyitwa igitsina cyakubase. Ugasanga ni ibintu bitari byiza cyane. Inama rero hano ugirwa ni ukwirinda ikintu cyerekeranye n'ikunda rikabije ry'igitsina, ukaba umunyabwenge kuri iyo ngingo, kuko nk'uko tubizeho ku gitsina iyo uhakunda ntugire control, ushobora kuhanduramo n'ibintu byinshi bitandukanye. Harimo izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo gutera inda utabiteganyaga, ugasanga urabyaye kandi byaye imburagihe, ugasanga iwanyu mwari muri 3 cyangwa se 5, wongeyemo undi mwana, uri umukobwa wuzanyemo undi mwana, cyangwa se nawe musore ubyaye ku gasozi, umubiri wawe cyangwa se amaraso yawe arapfapfanye, aratakaye, umuntu ari kure, nyine ntibikunze kubasha kurera umwana ngo umuhe uburere nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu wabyemeje, bigaterwa n'iryo rari ryakubase ryo gukunda igitsina rikabije. Mbere yuko dukomeza n'ikintu cya gatatu, ndagira ngo mbanze basabe ikintu kimwe. Murabona ko no muyobora ari mushya, ariko nk'uko nabibararikiye muri video ibanza,
nababwiye ko tuzadukora ibiganiro bitandukanye by'umwihariko ibiganiro byubaka mu marangamutima cyangwa se bikagira uburyo bikeburamo societe ku buryo societe ishobora kugaruka hewani, ibintu bikagaruka ku murongo, ibintu byari bitangiye guta umurongo bikaba byagarukaho. Ubwo rero nagira ngo masabe rwose mudukorere subscribe, mudukorere share, mu liking, mutere na comment. Ibyo mutakunze mushobora kubinenga tukagira ibyo duhinduramo, ariko nibyo mwakunze mushobora kubishima mukadutera imbaraga, byaba ari compliment, ari motivation ikomeye cyane. Mboneraho no gufata akanya ko gushimira abamaze gukora subscribe, ngira ngo nanakangure n'abandi mubigire kuko murabizi kubaho ni ukubana, ukumfasha nanjye ndagufasha, byose ni magirirane, murakoze. Dukomeje n'icya gatatu. Icya gatatu ni icyitwa mu ndimi z'amahanga early marriage cyangwa se gushyingirwa ukiri muto. Hari ukuntu umuntu agenda akarangiza wenda nka secondary cyangwa se arangije university, ugahita uvuga ngo sinshaka kwidombora ngo mu bibazo by'iwacu ngo nyiri ibyo mbafasha ngo cyangwa se nanjye birangoye, reka nishakire umugore cyangwa se umugabo. Ahangaha wibuke ko iyo ushatse umugore cyangwa umugabo ni umuntu mushyashya ubuzanye mu buzima bwawe, ni umuntu uba ugomba kuzakemurira ibibazo by'amafaranga, ni umuntu uba ugomba kuzakemurira ibibazo by'amarangamutima. Ubwo ku mafaranga ni iki? Ni financial support na emotional support, ubwo ni ku marangamutima. Niduhera kuri financial support, uzasanga umuntu ushatse azakenera kurya kandi nawe wari usanzwe ukenera kurya, ubwo ni umukonsomateri wa kabiri winjije mu buzima bwawe. Uwo muntu azakenera kunywa, azakenera kwambara, azakenera gusohoka, azakenera n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye, ndetse uhita unabyara, yewe usange mugize umwana, mugize urubyaro, utangira utekereza kuri minerivare, noneho wumva ibyo ari byo kibanze kikurenge nyirizina, kandi hari n'urwego rw'imitekerereze cyangwa se rwo gukomera k'ubwonko, ubwonko bwawe butari bwageraho. Ni ikibazo rero bizahita bikugora, usange urimo uribaza ngo iyo mbigenza nyango byari kugenda bitya, kandi mu by'ukuri ntabwo kuburira ubuzima mu bwana no mu busore bisobanuye kubushakira mu bugabo cyangwa se mu bugore. Ibyo ni ibintu umuntu agomba kubanza gutegura saho guhungira, kubera ko icyo ugiye kuzana ni ikigukonsoma, ntabwo ari ikikubaka. Inshuro nyinshi kiba ari ikintu kije kugukonsoma mu buzima, usanga bikubiye gake kugira ngo uzane umuntu ahita kubera umupatene wa nyawe, especially iyo watawe umuntu kuri iyo myaka mike gutyo, guhubuka bizamo, ugasanga hajemo bya bibazo byose bikurikira. Hari naho ukunda gusanga keshe finally bigize ingaruka zitari nziza ku muntu, cyangwa se no kuri uwo muryango muremye, ntimumare kabiri, mwanamara kabiri ntimumare gatatu. Kiba ari ikibazo rero gikomeye cyane gushaka ukiri mutoya, kuko biragenda bikagushyira kuri pressure, ugasanga ibyemezo, ubundi umugabo cyangwa umugore abasabwa gufata ibyemezo kabiri ugereranije n'undi muntu uwo ari we wese. Aha rero kugira ngo ufate bya byemezo kabiri ni ikintu kigoye cyane, kuko igihe wabyishoyemo utarakomera mu mutwe, utarakomera mu bwonko, biragenda bikakugora cyane ku buryo ushobora gusanga ubwonko bwawe bunahangirikiye burundu. Inama rero ugirwa kuri iki ngiki cyo gushaka ukiri muto, hari ibintu by'ibanze umuntu yagombye kubanza kwegeranya kugira ngo ubone ushaka umugore cyangwa ushaka umugabo. Ntabwo ari aho guhungira, naho gushaka umupatene wenda ugufasha gukontrolinga ibintu ufite, ntabwo ari saho kugufasha kugira ngo uhungire kuko ubuzima bugucanze, ahubwo icyo busabwa ahangaha no gukora cyane, ukagira ibyo ushyira ku murongo kugira ngo ibintu bishye binoge. Dukomeje n'ikintu cya kane. Ikintu cya kane cyo gisa n'igisekeje ariko nacyo kirimo kuri kwishi, ni icyitwa kubyibuha bikabije. Kubyibuha bikabije nk'uko twabibonye haruguru, hari ukuntu umuntu aba yakirangiza secondary cyangwa se university akaba abonye akazi, urugero bagatangira guhemba 100, 200, 300 kuzamura, uragenda ukumva ko ibintu byose utaririye muri campus, bya bintu byose wari warabuze uba muri ghetto, muri campus uje kubikonsoma muri iyo myaka wabashije gutangira kubona amafaranga. Kiba ari ikibazo rero gikomeye cyane, aho usanga rwose bishobora no kukuzironda bibaye ngombwa. Bitekerezo nawe uramutse utangiye kunywa igikoma kirimo isukari ubwo cyangwa se icyayi, ukajya unywa nyinshi kugeza ubwo nyuma y'ukwezi cyangwa se nyuma y'umwaka ujya kwa muganga bakakubwira ati rero nimba wari ugeneye imifuka 10 mu buzima bwawe, dore wayiriye ukwezi kumwe, nihongera kunywa iyindi uzapfa. Kiba ari ikibazo rero gikomeye cyane. Aha ku byo kubyibuha byo nibyo kwitondera cyane, kuko iyo umubiri wikoreye ibiro byinshi ni ibintu bitera ikibazo. Ntutekereza neza, ntuhumeka neza, ntukora neza, indwara za hato na hato. Iyo utari souple nyine ntago ibintu bishobora kujya ku murongo ngo bishye binoga. Nk'urubyiruko rero icyo wugirwaho inama hano ifite hagati y'ino myaka, ugomba gukontrolinga imirire yawe n'iminywere yawe kugira ngo bitakugeza kuri iki cy'umubyibuho ukabije. Kandi ngira ngo muranabizi n'indwara zirimo zihitana abantu cyane cyangwa se zirimo zigeza abantu ku byago by'urupfu, harimo izikomoka by'umwihariko
kuri obesity cyangwa se umubyibuho ukabije, kuko hano niho imitima yuririra, niho za diabetes zuririra n'ibindi. Ntibisobanuye ko none utabirwara, ariko kwirinda nyine biruta kwivuza. Reka basi umuntu azabirware kuko yagombaga kubirwara, bireke kukohokaho kuko wishoye muri izo ngeso zo kurya bikabije cyangwa se kunywa bikabije kugeza ubwo bikugejeje kuri iki kibazo cyo kubyibuha cyane. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ngira ngo dusorezeho, wenda ibindi tuzakomeza nyuma, ni byinshi nabategura ariko ndagira ngo tutaza kurambirana. Icya gatanu ni icyitwa gambling cyangwa se imikino y'amahirwe. Imikino y'amahirwe, ubundi ntago ubuzima ntibushakirwa mu mahirwe. Ubuzima burakorerwa, ubuzima buraharanirwa, ubuzima ni ikintu umuntu agokera ukiyuha kuya kuva mu gitondo kugera nimugoroba ukagira ukuba. Ntago wazinduka mu gitondo. Icyambere umuntu washinze bet nawe aba akeneye kubona amafaranga yiwe. Umuntu wazanye ibi by'imikino aba akeneye kubona amafaranga yiwe. Kugira ngo rero uzajye kumukuraho amafaranga yarakoresheje ubwenge bwe ashora amafaranga, uwazanye ikiryabarezi na rimwe sindabona ahantu bakividura ngo ubone umuzungu aje kukividura ubona akijyanye kituzuye, ubona agiye nta mafaranga ajyanye. So rero aba yarashyizemo ubwenge bwinshi ku buryo byanze bikunze iyo mikino izajya imwinjiriza amafaranga, kabone n'ubwo yagira utwaguha nka kuri abigenda ukabona rimwe umuntu arariye bigenze gutya na gutya. Ariko ubundi ikintu nyamukuru kiba kigamijwe hariya kuwazanye kiriya cyuma si impuhwe aba agufitiye, ahubwo abagira ngo abyungukiremo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inama rero ugirwa aha ngaha ni ukwirinda cyangwa se ukitondera cyane icyerekeranye na gambling cyangwa se no kubetinga, kuko bishobora kukugeza ku bibazo bikomeye cyane birimo no guhomba ibyo bintu ibyo ari byo byose. Ugasanga n'utwara ufite waruhiye uradutebye uratubetinze, bigahita bikugiraho ingaruka zerekeranye n'amafaranga. Kandi ahangaha nka bonus track wenda icyo nakongeraho, nimba wihanganye ukaba ukiri kumwe natwe muri iki kiganiro, wibuke ko uko ikintu cyose wakora kikosa mu buzima kigutwara amafaranga nubwo atagura ibintu byose, nubwo wenda bizwi ko amafaranga ushobora kuyagura ibiryo ntugura peti, ariko nanone biteje ikibazo cyane aho kugira ngo ubure ibiryo ufite apeti, wabura ibiryo wabura peti wabanje kubona ibiryo. Iyo ufite amafaranga hari ibyo ushobora gutekereza, ugira n'ijambo muri sosiyete muri rusange. Iyo ni bonus track, gukora cyane nicyo kintu cya mbere. Abo tugeranye ku musozo ndabashimiye, hanyuma ubwo mwibuke kimwe nahereyeho mbabwira cyo kudufasha mukatusapotinga kugira ngo tuzamuke, mudukore subscribe, mukore share, mukomantinge ku biganiro dutambutsa. Nimba wumva hari ibyo mutakunze mutubwire cyangwa se mutugire inama, tugire ibirungo dukomeza kugenda twongeramo kugira ngo bigende neza. Tuje twarabyemeje kugira ngo tubagezeho ibintu bizima kandi bishobora kubafasha. Ibyo turarikiwe ni byinshi, ibyiza biri imbere. Murakoze, mugire amahoro, ndabakunda cyane. Ciao ciao.